yakorewe abatutsi amahanga arebera ingabo z'abanyamahanga zari mu Rwanda aho kubarinda zirabahunga Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima On 12 January 94 there you went and know the preparation, the genocide in Rwanda. The French ambassadors and the British intelligence services, they gave informations of the preparation, the genocide in Rwanda. Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima Tant que nous serons vivants, nous n'oublierons jamais, jamais la décision prise par l'ONU d'abandonner les petits qui s'étaient réfugiés à tukiribazima. Ils se sont tous massacrés à Kicukiro. Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima Barabiziye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba babishurupfu rubi rwagashinyaguro NTIMUZAZIMA tukiribazima